Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Authentic Christian TV. Imana y'amahoro ibane namwe. Iyo niyo ndamutso yo kuri iyi channel. Imana y'amahoro ibane namwe. Amahoro ni ikintu cy'ingenzi dukeneye cyane. Uyu munsi rero ni tariki 12 z'ukwa kane 2025. Ndi hano i Texas, nigiye Dr. Symphorien. Kandi nongeye nyine kwifatanya n'abari kwibuka by'ukuri bo mu moko yose, abahutu n'abatutsi. Ariko abibuka by'ukuri apana babandi bari kuriza amarira y'ingona, kugira ngo umureti utava ku meza yabo, kuko bavuze ko bamennye amagi kugira ngo babone uko barya umureti. Iyo mvugo murayizi kandi yavuzwe n'abategetsi b'inkotanyi. Nk'uko rero muzi ko yicano nyine umurongo wacu ngenderwaho, inshingano zacu ni ugukebura abanyepolitiki ndetse n'abanyamadini bimika itekinika. Ni muri urwo rwego ngira ngo tuvugane, mbagezeho icyo ntekereza, icyo mbona, ikibazo ndi kubona mu kwibuka jenoside. Umutwe w'ikiganiro uravuga uti kwibuka gifarisayo ni iki? Ni ukugira amaso atabona uruhare rw'inkotanyi muri jenoside yo mu Rwanda. Ibyo turaza kubibona neza muri Matayo ibice 23 umurongo wa 24, ndetse no muri Matayo ibice 6 umurongo wa 22 kugeza wa 23. Ariko muri make Matayo 23 umurongo wa 24, Yesu yakeburaga abayobozi b'impumyi b'abafarisayo ndetse n'abigishamategeko baterwaga impungenge n'utuntu duto tungana n'umubu ureremba mu gikoma, nyamara bakamira bunguri ingamiya. Naho muri Matayo 6:22 kugeza 23, Yesu yakebuye abafarisayo n'abigishamategeko, ababwira ko bari bafite amaso atabona ibibi, amaso atabona amahano. Bikaro akabwira ko bari bari kwigirira nabi, bari bari kwiyemukira bitewe n'uko bibwiraga ko babona, kandi amaso yabo y'imitima yari yarahumye. Hamwe n'ibyo rero ndagira ngo twifashishe kandi ikiganiro cya Martin Luther King. Ikiganiro yatanze nawe mu bihe arimo byo guhangana, no kuvana abirabura mu bucakara hano muri Amerika. Muzi ko ari we warwaniye uburenganzira. Ubucakara bwari bwarangiye, ariko hari hakiri ivangura. Abirabura bari bakibanena, bakibavangura. Nuko rero ku itariki 26 z'ukwa mbere 1966, aho yagiye ku rusengero bita Riverside Church, atangirayo ubu butumwa ngira ngo mbasomere. Bwatanzwe ejo bundi nibwo bwagiye ahagaragara kuri social media ku itariki 7 z'ukwa kane, bitewe n'uko niyo tariki Martin Luther King yiciweho. Yishwe ku itariki 7 z'ukwa kane 1968. Ubutumwa rero murabona ko message original iri mu Cyongereza. Ntabwo ndi busome indimi ebyiri kuko byaba biri gutwara umwanya kandi bisaba n'amamega kuri bamwe, bibasaba amamega kugira ngo mushobore gukurikira. Reka mpite noneho mbasomera message nyine ihinduye mu rurimi ndi kuvuga. Abashaka message original mwayisoma bitewe n'uko iri aho ngaho kuri screen muri kuyibona. Ubwo yanditse aravuga ati, nk'abambaye umubiri upfa tuba twibeshye bikabije iyo twibwira ko ubukristo buturinda umubabaro n'ibyago. Ubukristo bwamye butsindagira ko umusaraba twikorera ari wo ubanziriza ikamba twambikwa. Kuba umukristo, umuntu agomba kwikorera umusaraba we n'ibibi byabo byose, mpaka uwo musaraba udushyizeho ikimenyetso, ukatweza mu buryo budasanzwe binyuze mu kubabazwa. Ukuri kumpatira kwemeza ko uku guhinduka nyako kumaramaje kudapfukamira ikibi, nubwo bisaba ikiguzi cyinshi kandi kidashimishije, kuko hari igihe bisaba kunyura mu gikombe cy'umubabaro, cyangwa kubura akazi, cyangwa umukobwa wawe w'imyaka 6 akakubaza, papa kuki bahora bagufunga?
ariko tuba twibeshye bikabije iyo twibwira ko ubukristo buturinda ibyago n'amakuba. Ubukristo bwamye butsindagira ko umusaraba twikorera ubanziriza ikamba twambikwa. Kuba umukristo, umuntu agomba kwikorera umusaraba we n'ibibi byawo byose, mpaka uwo musaraba udushyizeho ikimenyetso, ukatweza mu buryo budasanzwe binyuze mu kubabazwa. Muri iki gihe, no ku gihe yandikaga ubutumwa, atangaga ubutumwa mu 1966, isi yose iri mu rujijo. Muri iki gihe isi yose iri mu rujijo, hakenewe byihutirwa abagore n'abagabo bazagira umwete mu kurwanira ukuri. Iyi niyo mesaje nyamukuru aha ngaha, umwete wo kurwanira ukuri. Yongeraho ati amahitamo ni ayacu. Tuzakomeza gupfukamira no kubahiriza injyana y'ibiriho, cyangwa tuzumvira ijwi riduhamagara ubu nyine. Tuzabyina imbyino igezweho y'iki gihe, cyangwa tuzirengagiza abatunenga bakaducunda ikoba, maze tugendane n'umuziki w'ubutabazi uri muri roho zacu. Ubwo butumwa bwa Martin Luther King yahaye abantu, abakangurira kugira ngo barwanire uburenganzira bw'abirabura, kugira ngo nabo bagire uburenganzira bungana n'ubw'abandi banyamerika. Nifuje rero gukoresha ubu butumwa kugira ngo tubugereranye n'ubutumwa bwa Scovia Mutesi, washimangiye ko inkotanyi zigomba gupfa nazo zirwana. Inkotanyi zigomba gupfa zirwana. Reka mbumvishe ayo majwi ya Mutesi kugira ngo hari atazagira ngo namutamitse amagambo, maze tuze dukore komparizo. ariko reka nituvuga kuri ibi bavuga dusubire ku cyo perezida Kagame ejo yaravuze ati niyo haba gupfa nzapfa ndwana. sibyo? ndagira ngo abantu mwese mutwumva aya masaha ejo mwumvishe perezida niyo haba gupfa tuzapfe turwana. ngaho nguko rero amagambo ya Mutesi murayumvise, ashimangira ibyo Farawo w'u Rwanda yari yavuze ku munsi wari wabanjirije ko bagomba gupfa barwana. Nawe rero arabishimangiye, ndetse muri iyo videwo nyine ahabanza hari aho yanavuze ko anenga Habyarimana ko atashoboye guhagarika jenoside. Byumvikanisha nyine ubuswa bukabije bwa Mutesi Scovia. Umuntu wumva ko umuntu wari wamaze gupfa yagumye ko yarahagaritse jenoside, ni ibintu biteye kwibaza nyine, ukuntu afite umwanya nk'uwo kuyobora itangazamakuru, afite nivo yanariza ibintu ku urwo rwego, akumva ko umuntu wari wamaze gupfa yagumye ko yarahagaritse jenoside. Ni bya bindi nyine bavuga ko nyine immature leaders, immature people vote for immature leaders. Donc abaturage badakomeye mu mitwe batora abayobozi badakomeye mu mitwe. Donc immature people vote for immature leaders. Abaturage badakomeye mu mitwe batora abayobozi badakomeye mu mitwe. Nicyo umuntu yavuga kuri Scovia, kuko ndetse n'abo bandi bose bafatanyije nawe gukora biriya bintu, bahamagara abantu gukora izi ntambara, bari guhamagara abantu gukora, bigaragara ko hari icyo babura mu mutwe. Ni mature leaders. Kuko mu by'ukuri ukuri kwa Luther King, uko yabwiraga abantu ngo barwanire, kurumvikana kuko nta butakubona. Yabwiraga isi yose ko abirabura bari bakeneye uburenganzira bungana n'abandi banyamerika hano muri Amerika. Ariko se mu by'ukuri ukuri kwa Scovia, ukuri kwa Bamurangira, ukuri kwa Farawo n'abandi bose bafatanyije mu guhamagara abantu kurwana ngo bapfe barwana, ukuri bafite ni ukuhe mu by'ukuri? Ibyemeje gupfa barwana, aho kuvirira gusahura amabuye ya Kongo, no kuvirira gutsemba impunzi z'abahutu, no kuvirira guheza mu ipfunwe abahutu bari mu gihugu imbere, babashinja ko bonse ingengabitekerezo ya jenoside mu mashereka ya ba nyina. Nuko abahutu
batari ndiyo bwana n'abatutsi bashwanye na Kagame nibo bitwa ikibi. Murangira yavuze ko agomba kurwanya ikibi. Abavuga bati nibyo koko abatutsi barishwe, nanjye ibyo ndabyemera, ariko n'abahutu barishwe, ibyo nabyo kandi ndabyemera. Nk'uko Masad Bulos, donc ya ntumwa idasanzwe ya Donald Trump yabivugiye i Kigali ejo bundi, nanjye uko niko mbyemera. Ariko abavuga ibyo nibo bashyirwaho igitutu ko nibo bitwa ikibi, kuko baba bazamuye ko n'abahutu bishwe. Impamvu bikorogoshora abatutsi b'abahezanguni iyo hazamuwe ubwicanyi bwakorewe abahutu ni uko biba bishimangira ko bishwe n'inkotanyi. Mu by'ukuri nta muhutu w'inkotanyi ubaho. Niyo mpamvu nta waba perezida muri bo uyu munsi, ni abagaragu, hutu do serivisi, nk'aba bandi tubona bakikije Scovia ari kwivuga imyato, nabo nyine bategereje kuza kurya utubwinukira aza kubahereza. Ariko ibihembo finali byabo abahutu do serivisi birazwi, kandi Alain Mukurarinda ni urugero rwa vuba, kuko yahawe Prix Nobel ejo bundi mwarayibonye. Nuko ikindi ati mbwira bumva. Icyo navumbuye ubwanjye ku giti cyanjye, ubushakashatsi nakoze, ariko si n'ubushakashatsi, ariko nakomeje gushakisha mu by'ukuri intego, objectif y'inkotanyi ni iyihe. Naje gutombora rero nyine mbona ko ikibi kigejeje u Rwanda mu rwabayanga ari viziyo mbi y'inkotanyi, viziyo yo kugarura ingoma ya cyami. Iriya viziyo niyo yatumye jenoside iba, kuko inkotanyi zanze imishyikirano zica Perezida Habyarimana mu kwanga gusaranganya ubutegetsi n'abahutu. Narabivuze ibijyanye n'iyi viziyo ko hari amajwi original ya umwami ya Farawo w'u Rwanda avugana n'uwitwa Mark Master uba hano muri Amerika, ubwo amubazaga ngo what is your vision, viziyo yawe ni iyihe? Amwemerera ko viziyo y'inkotanyi ari ukugarura ingoma ya cyami nk'uko byariho ku bwa Rwabugiri, cya gihe hariho uburetwa bukaze, igihe abahutu bihingiraga nijoro kugira ngo babone uko bahingira abatware n'abategetsi ku manywa. Ikindi kibi kiriho ubu ni ugushaka ko jenoside yateguwe n'inkotanyi igashyirwa mu bikorwa n'interahamwe byitwa ko yateguwe n'abahutu, ko kandi ari ingengabitekerezo ivukanwa n'abahutu bose. Ibi bituma inkotanyi zirengagiza amahano zakoze yo guhanura indege ya Habyarimana, zikirengagiza uko zarimbaguye abahutu mu nkambi ya Kibeho, zikirengagiza uko zarimbaguye impunzi z'abahutu n'abakongomani mu mashyamba ya Kongo kugeza uyu munsi, zikirengagiza akarengane zimitse mu Rwanda aho ubutabera bwahindutse ubutareba, ahubwo bakita ku bwicanyi bwakorewe abatutsi gusa, mu gihe ari bo bivugiye ko abatutsi bishwe mu buryo bwo kumena amagi ngo barye umureti. Abatutsi bagizwe ibitambo kugira ngo abandi batutsi bagere ku butegetsi. Ayo mateka arahari, byaravuzwe. Ejo bundi Padiri Fortunatus yakoze ikiganiro cyiza, ikiganiro gisobanura, gitanga imibare nyayo y'abantu bari batuye mu Rwanda muri 1991. Yatanze reference cyangwa se source kuri USAID, donc ni ibarura ryakozwe na USAID ngo ryagaragaje ko muri 1991 mu Rwanda hari abatutsi bari munsi y'ibihumbi 600. Fortunatus akemeza ko ubwo yenda nibura muri 1994 niba bari benshi ntibari kurenga ibihumbi 600, yenda bari bageze ku 600 niba bari benshi muri 1994. Kandi hari izindi nkuru zivuga ko harokotse abarenga ibihumbi 200.
muri make rero hishwe abahutu benshi inshuro zirenga eshatu kurenza abatutsi. Ku bw'ibyo kurwanira ko havugwa abatutsi bishwe gusa kandi ari bo bake bishwe ni kimwe n'abayobozi b'impumyi b'abafarisayo bitaga ku tuntu duto bakaminina umubu mu gikoma ariko bakamira ingamiya bunguri. Ibi si ugupfobya rwose, nemera ko abatutsi bishwe, ariko abahutu bishwe n'inkotanyi nibo benshi kurenza abatutsi. Abahutu bishwe nibo benshi kurenza abatutsi bishwe n'interahamwe. Inkotanyi n'abayobozi b'impumyi nk'abafarisayo bitaga ku maturo n'ibya cumi gusa, bakirengagiza ubutabera, bakirengagiza ubugwaneza n'ubunyangamugayo. Wagira ngo ni inkotanyi Yesu yavugaga kiriya gihe. Inkotanyi zita ku madevize ava muri jenoside, zikirengagiza ko indege Habyarimana zamwiciyemo ariyo yabaye intandaro ya jenoside. Ubuhumyi bw'inkotanyi bumeze nk'ubw'abayuda dusanga muri Matayo ibice 6:22, dusanga muri Matayo ibice 6:22 kugeza 23. Reka duhite tuhasoma Matayo 6:22 kugeza 23. Haranditse ngo itara ry'umubiri ni ijisho. Nuko rero ijisho ryawe niriba rizima, umubiri wawe wose uzaba umurikiwe. Ariko ijisho ryawe niriba rirwaye, umubiri wawe wose uzaba ucuze umwijima. Niba rero urumuri rwawe ruzimye, mbega ukuntu umwijima ukurimo uba mwinshi. Ni ubuhumyi bw'amaso y'imitima butuma amaso y'umubiri abona akarengane nk'umudendezo. Inkotanyi zibona akarengane zikorera abantu nk'umudendezo. It's a hobby kuri bo. Amaso y'imitima yabo ni amaso y'indyarya, amaso y'imitima idafitanye ubusabane n'Imana, ni amaso y'imitima yuzuye ivangura, ni amaso atamurikira ba nyirayo arizo nkotanyi, kubera bafashwe bugwate n'umwijima wa Satani. Cyakora bazi kureba ikijisho. Reka dusome mu Migani 23:6, twumve icyo kureba ikijisho uko babivuga hano. Haranditse ngo ntukajyane ku meza n'ukureba ikijisho, ntukararikire ibyo kurya bye biryoshye. Bari kurebwa ikijisho ababaye ibyamamare bitewe n'uko hari ukuntu bizinesi ya jenoside yabibafashijemo, none bakaba bacecetse mu gihe bizinesi ya jenoside iri guhomba. Aba bari kurebwa ikijisho nk'uko Murangira yabivuze ko ari ubugwari. Nyamara uwabatiza ijisho rifite, uwatiza Murangira na ba Mutesi n'abandi bose za nkotanyi z'abahezanguni, uwabatiza ijisho rifite itara ry'umwuka wera, bareba ikijisho uwahanuye indege ya Habyarimana kuko ari we nyirabayazana ku bya jenoside. Bakareba ikijisho ubashora, nuko bakareba ikijisho ubashora mu gufumbira amashyamba ya Kongo ku nyungu za viziyo mbi yo kugarura ingoma ya cyami, ingoma viziyo bigaragara ko yahindutse nk'isezerano ry'ihuri. Igihe cyose jenoside yo mu Rwanda ihabwa agaciro ari uko uwahanuye indege ya Habyarimana akingiwe ikibaba, uku kwibuka ni ukwibuka gifarisayo. Reka kano gasubiremo. Igihe cyose jenoside yo mu Rwanda ihabwa agaciro ari uko uwahanuye indege ya Habyarimana akingiwe ikibaba, uku kwibuka ni ukwibuka gifarisayo. Ni nko kuvana umubu ureremba mu gikoma ukamira bunguri ingamiya. Nabyo reka tubisome muri Matayo 23:24. Haranditse ngo mwa bayobozi muhumye mwe, muminina umubu mu byo munywa, nyamara ingamiya mukayimira bunguri.
inkotanyi zamize indege ya Habyarimana bunguri ku nyungu za viziyo mbi idafatika yo kugarura ingoma ya cyami. Ariko siko bizahora, kuko n'abayuda banze kumvira Yeremiya bisanga batwaweho iminyago i Babuloni. Ba nyir'ikijisho bari bunyikome ngo napfobeje umubu imbere y'ingamiya. Abandi bati wakanze Rutenderi. Kuvuga ukuri si ugupfobya. Kandi na Luther King warwaniye ukuri utagibwaho impaka, hari abirabura bene wabo bamurwanije. Bamwe bati guhamagarira abantu kwigaragambya ni ugukabya, bireke. Abandi bati uri kugenda buke nk'akanyamasyo kandi dukeneye kwibohora byihuta. Ntaboneza rubanda. Editoriale y'iyi cano ni ugukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bimika itekinika ribona umubu mu gikoma ntiribone ingamiya. Iyi cano ibereyeho kubafasha kubona ingamiya mu gikoma mbere yo kubona umubu, kuko nta maso y'umwuka cyangwa y'umubiri yabona umubu mbere yo kubona ingamiya. Ibi kubiceceka nibwo bugwari, apana ibyo Murangira yari ari kuvuga. Hari umuntu anyura mu byiciro bibiri by'ubuzima. Icyiciro cya mbere ni icyiciro cyo kwiyitaho, self centered. Hari abantu barangiza ubuzima bwabo batigeze barenga iki cyiciro cy'ubuzima, bakarinda nyine basazira muri uko kwiyitaho, kwihugiraho, ntibashobore gutera indi ntambwe ngo bagere noneho mu kwitangira abandi, ntibagere mu rwego rwo kumenya icyo gukorera Imana bisobanura. Ni bake bagera ku rwego rwa Martin Luther King cyangwa se Kizito Mihigo, ni urugero rwa hafi. Bo bari bageze ku yindi ntambwe yo kumva ko gukorera abandi, kwitangira abandi nibwo butwari. Ariko ntabwo ari benshi bagera kuri uru rwego. Niyo mpamvu abatarugeraho usanga bafite impungenge, usanga bakritika, usanga bitambika ngo abashoboye gutera intambwe nabo babakurura amashati babasubiza inyuma. Ariko nta kugira ni amahirwe kugera kuri urwego nk'urwa Martin Luther King cyangwa urwego rwa Kizito Mihigo. Niyo mpamvu abantu nka ba Mutesi n'ira gurupe yabo bibacanga, aho kugira ngo bumve icyo basabwa bati twafata u Rwanda, kandi bari kurwanira ibintu by'amafuti, ibintu bigaragaza ko harimo ubuyobe, ibintu bigaragaza ko babuze amaso areba ibikenewe kurebwa, amaso abona icyo Imana yifuza. Niyo maso babuze, hanyuma bakikoma ahubwo abateye indi ntambwe ikomeye, intambwe yo kwitangira abandi nk'uko Imana ibyifuza.